kuba yicaranye na mama Pastori wenda mwebwe ntimwicarane ubwo Claude mumufitiye ishyari nta shari dufite ariko dufite impungenge dufite impungenge nanibutsa abantu ko ntago nje hano mu matiku ikiganiro gisanzwe kidafite uwo kiri bubangamire ndabyizeye ndumva umutima wanjye binyemeza ariko dufite impungenge ko nyuma y'uko induru yari Pastor Mutesi bishobora guhinduka induru ibaye uwanyana Asiya Claude ntago ari umuntu wo kwizerwa kereka Asiya nawe yabaye azuwahaye karibu ntarengere mu byo baba bavuganye icyo nzi ni kimwe kabone niyo byaba batabivuganye mu cyumweru kimwe muzabibona content nirangira Claude muzamubona mu yindi sura ndabizi neza umuntu wizera Claude ni nk'umuntu wizera isabune kuko isabune ikwizeza ko inguni zayo ari nzima bakiyikata ikakwizeza ko iri bugufurire ariko iyo uyikubye mu kiroso isigaramo ubwo abahanga mu kunyumva banyumve gutyo iyo uyikubye iyi sabune uyikubye mu kiroso isigara mu kiroso rero mfite impungenge ko kuri Asiya hashobora kuvumbuka ibindi bintu tutari twiteze nicyo numva navuga naho kwicarana nawe ntacyo bitwaye n'abandi bazicarana nta kibazo n'abandi bazicarana wowe reka ngusuze nongere ngikaze nkifurize amahoro y'Imana muherere hose ku isi niba uri mu gitondo nkifurize igitondo cyiza muri mugoroba nkifurize kugira umugoroba mwiza ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kuginyisha kubana na nibishaka Theogene ni iriba ry'abera TV siri mu Jesus inoranwa TV abantu banyarukireho bakande subscribe like share ndetse na comment kugira ngo ujibona inkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ko tubikora bikugereho 5 kwa 5 abantu bakunda ibiganiro dukora abantu bakunda inkuru dukora ngushishikarije kujya ureba ibiganiro byacu buri munsi ndetse buri saha reka nkubwire ngo ibyo dukora byose Uwiteka ajye abiduheramo umugisha ndetse nawe aguheremo umugisha reka nangire tuza nibishaka Theogene nubwo muri iyi minsi atameze neza ameze nk'urwaye nakora arwaye namwe muri kubibona kuri kamera aritonze cyane ararembye ahubwo abantu muguru tubuto mutangire mukande akanyenyeri 191 akanyenyeri rimwe nanone Western Union ni gutera ubwo abantu mushaka kumuvugisha 0788830100 Uraho neza ndashima Yesu utangiye urwaye ntago umeze neza ijisho riri kundjyana ni kurya cyane impori urakoze amakuru y'iminsi umeze ute amakuru ni meza ndashima Imana muri byose duhore dushima Imana Cyagutanya n'isengesho ko ari nabandi barwaye nkawe ndetse bashobora kumenya uburyo barwaye bakaba barwara nabo bagakira ndetse binyuze mu isengesho rugiye gusenga dutangira ikiganiro ijambo ry'Imana ravuga ngo uwizeye yizerane nanjye ndetse uwemera yemerane nanjye reka dutangire n'ikiganiro cyacu n'isengesho ubundi dutangire twinjire mu kiganiro turagushimiye Imana yacu uri umukozi w'umuhanga yaba atari wowe wari mu ruhande rwacu ababisha bacu baba baratumize turi bunguri ndakwinginze ngo ubane natwe muri iki kiganiro kiyoborwe n'umwuka wera dusabiye umugisha bagiye gukurikirana iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro ubaha umugisha uruhare rwabo bagira mu kudukurikirana ujye ubumva kandi ubaha umugisha izina rya Yesu amen amen reka arangire ikiganiro nyitangirire ahangaha
vuge ni hari inkuru twabonye cyangwa se inkuru yabonywe n'abantu benshi y'umugabo witwa Pastor Claude yicaranye na Asiya Uwanyana. Abantu benshi bavuze bati kuba uno mama yicaranye n'uyu mugabo bishobora kuba bitari buze kongera kumera neza, ndetse iyi nkuru ishobora kuza kubabyarira ibisusa ndetse ikanamera nabi. Mere kuri nibishaka Theogene ujye uvuga ati ndi umwe mu bana b'inzawuke kandi uwakora kuri mami wacu twahangana. Nibaze ngo ese nibishaka abantu benshi banenze iyicarana rya mami wanyu Asiya Uwanyana ndetse na Pastor Claude. Nibaze ngo ese wowe iri yicarana rya hagati ya Asiya n'uwo Pastor Claude waryakiriye ute, dore ko wenda wowe hari ikindi gitekerezo ushobora kubifite? Ntabwo ari ikibazo kwicarana, wenda abantu bashobora kuvuga bati ubwo ni ishyari mufitiye Claude kuba yicaranye na mama Pastori. Wenda mwebwe ntimwicarane, ubwo Claude mumufitiye ishyari, nta shari dufite, ariko dufite impungenge. Dufite impungenge. Nanibutsa abantu ko ntago nje hano mu matiku, ikiganiro gisanzwe kidafite uwo kiri bubangamire, ndabyizeye, ndumva umutima wanjye binyemeza. Ariko dufite impungenge ko nyuma y'uko induru yari Pastor Mutesi bishobora guhinduka induru ibaye Uwanyana Asiya. Claude ntago ari umuntu wo kwizerwa, kereka Asiya nawe yabaye azi uwahaye karibu, ntarengere mu byo baba bavuganye. Icyo nzi ni kimwe, kabone niyo byaba batabivuganye, mu cyumweru kimwe muzabibona. Content nirangira Claude muzamubona mu yindi sura. Ndabizi neza. Umuntu wizera Claude ni nk'umuntu wizera isabune, kuko isabune ikwizeza ko inguni zayo ari nzima bakiyikata, ikakwizeza ko iri bugufurire, ariko iyo uyikubye mu kiroso isigaramo. Ubwo abahanga mu kunyumva banyumve gutyo, iyo isabune uyikubye mu kiroso isigara mu kiroso. Rero mfite impungenge ko kuri Asiya hashobora kuvumbuka ibindi bintu tutari twiteze. Nicyo numva navuga, naho kwicarana nawe ntacyo bitwaye, n'abandi bazicarana nta kibazo. N'abandi bazicarana nta kibazo. Abantu benshi ariko Theo bafite amatsiko ndetse bafite na byinshi bikomeye ku mubano w'uyu mubyeyi na Pastor Mutesi, dore ko Mutesi yagize gutya asaba imbabazi Uwanyana Asiya, ariko amagambo yamusubije yatunguye abantu benshi. Nibaze ngo yaba ari ihe mpamvu Uwanyana Asiya yanze guimbabazi Pastor Mutesi kandi yarateye yambere nk'umukristo akamusaba imbabazi? Imbabazi sinzi ikinyarwanda ndi bukoreshe. Imana imbabarire impa ubwenge muri iki kiganiro cy'ikinyarwanda nshobora gukoresha. Nuko hari imbabazi zo mu muyaga, gucyaha umuraba. Imbabazi Mutesi asaba ni izo gucyaha inyanja ngo ituze, nk'uko Yesu yaturishije inyanja. Ariko ntabwo ari imbabazi z'umutima, kuko turi bakuru tuzi kureba imbabazi zo kwiyoberanya kugira ngo umuvuduko w'inkuru ugabanuke, cyane ko ubu n'amakuru mfite yabaye ahungiye Dubai. ngire ngo ntihagire ubabeshya ngo ni honeymoon, nta byibu honeymoon. Hari ahantu umuntu anyarukira kugira ngo induru cyangwa inkuru ziri kumuvugwaho zicogoremo cyangwa zigabanuke. Hano ntabwo mugaruye mu mwandiko,
yego ariko ziriya mbabazi ntago nazemeye kuko iyo tuzi uburyo imbabazi mu kinyarwanda uburyo zisabwa. Kara ni akana k'imbabazi, turashaka nyina w'imbabazi. yaba ari impamvu yabonye agiye kujya muri honeymoon n'umugabo we kugira ngo asige hari abantu benshi bavuze ngo no gufata imitima abantu ariko benshi babyise nko gushinyagura, agasiga avuze ngo ndabwira mama pasiteri ko akasiga ateje abantu ko yasabye mama pasiteri wanyana si imbabazi akazimwima. Si byaba ari ukugira ngo abamubaragaho icyaha se nk'abakimukuraho? Nibyo nyine ubwo usubiye mu cyo ngusubije, ahubwo mbaza ikibazo kindi nari nkubajije ngo yaba ari iyihe mpamvu itumye Pastor Mutesi asa nk'uyoberanya mbere yuko ajya mu kwabuke, dore ko afite abakunzi be benshi ashobora kuba bari Dubai ndetse n'ahazaba ari, agasigara yiyeruruye ikabyite kwiyererutsa ko yasabye imbabazi Asiya, ariko aho kugira ngo abirekere mu gikari nk'uko bari babivuganye mu gikari, we akasiga bizanye kuri social media. Bo koza ibirenge ugasiga mu mutwe ntago uba woza. Yego birabyita gukaraba intoki. Buriya umuntu ugiye gukaraba kurya ubugari, umuntu ugiye kurisha intoki yita ku nzara, ntago yita mu ntoki mo hagati. Buriya umwanda uba mu nzara. Ntago ntinya kuvuga ko biriya ari nko kwiyoberanya n'uburyarya mu kinyarwanda gito, n'uburyarya kugira ngo nyine ababyumva bumve induru ya Asiya na Pastor Mutesi bumve ko bayirangize nyine bati Mutesi asabye imbabazi birangiriraho. Ariko Mutesi ndamuzi umutima we iyo ubabaye. Umutima wa Mutesi iyo ubabaye ndabizi, niyo wishimye ndabimenya. Mutesi yasaba imbabazi yaguhemukiye ndabizi, yakemera akikorera na jari abishoboye akayikuzanira kugira ngo umubabarire. Ariko ziriya mbabazi zo ni za nyirarureshwa. Banyarwanda munyihanganire, ntago ziriya mbabazi zujuje ubuziranenge. Uzijyanye mu kigo cy'igihugu kisuzuma byuzuje ubuziranenge, gitura ubuziranenge, ntago ziriya mbabazi basanga produit ziri muri ziriya mbabazi ntago zuzuye. Niba ashaka gusaba Asiya imbabazi nabifatira umwanya. Uko yateguye urugendo rujya Dubai, ategure n'urugendo rutera intambwe rugiye gushaka Asiya, kandi bicarane muri frame bahana ibiganza tubireba, isi yose ireba izo mbabazi. Kandi umwe yica ikiru kuri mugenzi we, byanze bikunze mu masezerano Pastor Mutesi yagiranye na Asiya hari ayo Asiya yishe. Iki kintu abantu bacyumve neza. Birashoboka ko Asiya yatengushe Mutesi, yaba ari mu byiza cyangwa no mu bibi, afite uburyo yamutengushye. Kandi nundi ntabwo Asiya ari miseke igoroye, ni umuntu yanyerera agakosa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone ziriya mbabazi nibazikosore, nicyo ngewe numva buranza agaciro k'imbabazi. Kandi abantu barekeraho gukomeza gukereye ibintu bituma basaba imbabazi, ahubwo bubaka ikintu gituma badasaba imbabazi. Aho gushinga kampani ihora igutera gusaba imbabazi, washinga kampani izakurinda guhora usaba imbabazi. Hanyuma wenda nkiri aho ngaho gatonya, reka mbanze nk'umuzi no kuri kano kantu nabonye kakozwe n'umwe mu bagabo binanimbuka kuri social media. Nigarukire ku mugabo witwa Kamarade, nagiye kubona mbona aravuze ati umumama witwa Pastor Mutesi yashatse ko dusambana, ngenda byanga. Twibaze Theo, wenda wabanye na Mutesi ni igihe gitonya ariko mwarakibanye, kandi nkeka ubushuti bw'umuntu n'undi ntaho bujya. Wowe mu mboni zawe ubona iri kosa Mutesi yaba aratinyutse kurikora akabibwira Kamarade, ibi bintu Kamarade yaje gutangaza ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa byaba ari umujinya Kamarade agize ko baprodinze video ye bwa kabiri bw'uko yagiye gusemba bazi Mutesi nawe akihimura? Aba YouTuber umuntu wese afite icyo yakora babaza mugenzi we. Reka mvuge ko Mutesi
nta bwenge agira maze iyo mwaprodinga mufite utuntu mukata mubanza imbere ntajya nkunda reka mvuge ko Mutesi nta bwenge agira ariko ubwo kuba atasambana n'umu YouTuber arabufite yego kirumvikanye aho ndakumva cyane reka mvuge ko Mutesi nta bwenge agira ariko ubwo kwirinda gusambana n'umu YouTuber ubwo bwarabufite sibyo yego twese twakozweho inkuru natwe turazikora mbanze nibutsa abantu ntago ndi mu matiko iki ni ikiganiro gisanzwe kidafite kwibasira umuntu runaka cyangwa undi muntu runaka ni ukuri ko bajya mu ijuru biragoye ko Mutesi yabumburira amaguru kamarade gufata Pastor Claude ukamubitsa ibanga ugafata kamarade ukamubitsa ibanga buriya nta banga igisiga kigira aho cyari twara mu maha yacyo mbere yuko kiguruka kibanza kurekura ibanga ko kantu muze kukumva neza bazi Kinyarwanda igisiga icyari cyo cyose byakigora iyo kiri hasi kizi kuribika kuko kiba kibombaretse ariko mbere yuko kiguruka kibanza kurekura ibikiremerereye iriya n'imvugo ya nyandagazi ya kamarade n'umujinya Mutesi mujye mumumbaza wenda uyu munsi ntawe nzi buriya Mutesi mu kintu nzi agerageza cyangwa yagerageje kwiyubahamo ni ibintu bibiri Mutesi nta mpano yo gusabiriza agira kumwe ashobora gufata telefone agahamagara umuntu akamubwira ngo ndapfuye abana baraburara mu mashuri nzi yize y'ubuzima bumukubita cyo ntacyo nzi sinzi niba munyumvise ndi gukumva cyane cya kabiri guteretwa umugore wese n'uwubatse arateretwa cyo ni ibisanzwe ariko ndashaka ko abanyarwanda cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda mutandukanye gutereta no gusambana yego gutereta bitandukanye no gusambana wenda utereta 70% ashobora kuba yaragamije gusambana cyangwa gusambanwa cyangwa gusambanya ibintu bitatu ariko uyu mwanya tuvugana muri experience maze kwisi utereta wese ntabwo aba yujuje intego yo gusambana hari ugutereta ngo akurebe mu mutwe mind yawe standard ihagazeho urwego uriho mu mitekerereze uwo numwe kamarade ashobora kuba yarasabye Mutesi ati wampaye Mutesi nawe ati ntugire ikibazo nzaguha biriya kamarade yigira byo gushira produit mu mutwe arabizi ko ari akantu yakopeye kuri BTN kuri munyamakuru wa BTN Ndaro Valence Papi kwa Valence Papi ikindi abantu batazi Mutesi inzu ya Mutesi ndumva naba narayitambagiye cyo ntagezeho ni igitanda cye ubwoko bw'amavuta Mutesi yisiga ndayazi ngewe aka kanya amafaranga Mutesi agura amavuta yo kwisiga uyampaye nakishura ukwezi kw'inzu nitukora inkuru dushaka kuvuga ku muntu runaka tujye tugereranya kamarade ubwo arabizi ko igikotoro Mutesi asiga mu ntoki za Mutesi asigamo igikotoro ntabwo kamarade yakimuhonga kugira ngo baryamane wabizi neza kamarade ku mihanda ni umusirimu hako mu buzima busanzwe ni nkatwe twese ntarakene narababwiye ngo
aha ntabwo naguye ndi muzima ntabwo natanye pe senara nkoze ikiganiro ntimwakibonye ibintu bijyanye n'amatiku n'ibisa bityo oya ukuri kudafite ikindi kintu kugamije nuko Mutesi niyo yaba ari indaya yayindi butwi mbizi neza ko ataryamana na kamarade byo nibyo nzi ahubwo ikintu kamarade yashatse guhora Mutesi mbere yuko Mutesi abayeho mu mafuti ye yo ku muhanda sibyo hakaza umugabo wa kabiri akagenda nyakwigendera akigendera uyu munsi tukaba turi kubona mariage sibyo iyi nkuru kamarade yarayimaranye igihe kingana icyo yibitse kinini ahubwo Mutesi yikoze mu mitana yibwira abatanazi urumva neza akora mu mvumba bura mujye mwubaha abantu bazi kubika Mutesi kari akavideo yari yarakabitse mu mvumba nko kubwira kamarade ati wa mwana we dore nta mwana unyara ku isoko jya umenya aho unywera umenye n'aho ibikorwa byawe bigarukira icyo ugomba kwitaho ni iki ngiki iriya video Mutesi yakubitishije kamarade ni agashari kugira ngo rero kamarade yihorere ni ukuza avuga ati Mutesi yashatse ko turyamana birimo urankurikiye reka tubyemere ko Mutesi yashatse ko baryamana Mutesi ninde yari aciye inyuma muri icyo gihe ntawe ntawe ubwo ndagira ngo duteshe agaciro inkuru ya kamarade sibyo niba koko byarabaye ashaka ko baryamana Mutesi ninde yari aciye inyuma muri icyo gihe ntawe umugabo ari gusakuza byatari hanyuma tugaruke hano ubundi umuntu w'umugabo haya kamarade ntiyatandukanye n'umugore byararangiye bapfuye ikizi bapfuye ko kamarade yagiye kwa Mutesi Mutesi ngo ari umudivorce akabanduza divorce nawe ukaba warakoze divorce bundi hari umugabo ugusiga ukuvira mu buzima ukavuga uti sinjye wahera umugore wari ubanye na kamarade bari babayeho bate tujye tubwizanya ukuri bundi hari umugabo ugusiga urugo rwari paradizo uretse gato paradizo ni paradizo yo kuri kamera ntago ari paradizo yo mu rugo nyine banza unyumve yari kukivuga guteze ariko uziko mbonye ko muri abana subutu we nyamanza kinwa nasikia iyo umugore n'umugabo batandukanye gutumbwira ngo nta kibazo cyari gihari hari ikintu nyine nshaka kunyumva ariko n'akantu kumwaka ukagaruka nakura kumva karimo uretse gato hari akantu ushaka ko munoza muryoshya mukanoze mu gahonde kanoge ninde mugore n'umugabo batandukana bivuga ko kamarade atahaga mu rugo nta posho ry'urugo yatangaga niyo cyatumye umugore yigendera none se nyine Mutesi yari ashinzwe guhahira kamarade kugira ngo yubake nk'umuhungu we nyine yakoreshaga cyane nakwiriye kujya amureza amafaranga akaba yahahira ugira nyoko mubi ukaba umwana mubi turukumvikana buriya ubundi muba muzi ko muri inkuru mukora muba aho mubwira mwibwira ngo muba mubwira amatente cyangwa muba mubwira abantu umukobwa ufite icyifuzo cyo kubana na kamarade aze musengere babane uravuze ngo umukobwa wese unkurikiye cyangwa umugore watandukanye n'umugabo ufite icyifuzo cyo kubana na kamarade akumva yamubera umugabo aze mbasengere kamarade nta muzira umuriho ariko uzi ko mbonye ko niba mwibwira ngo inkuru mukora muzereka baswa
namwibwira ngo musharinga ibiganiro muba muri kubihinjiji ntekereza ko muri abantu mwakagombye kuba muri smart mu mutwe muregeye neza buriya bagutumye abagabo washingira mushiki wawe uzi ko ngiye mbonye kamarade ari gutereta mushiki wanjye cyangwa umwe muri bene wacu nahahamuka ntarwari hungabana ubundi mujye mureba mumenye murebe na future y'umuntu murebe na proud y'umuntu murebe na confidence y'umuntu umuntu azakigira kuri agaturitse akavuga ngo uyu mugore yashatse ko turyamana ko murongora ubundi ubaye uri mu rukundo n'uyu muntu ibyo byonyine bikwemera guhita udivorce mu rukundo wari ubizi ndabizi cyane iyo musenga ngo Imana ibahishurira abo muzabana mwamwasaze buriya kamarade umuntu wamushaka bagahagurutsa abantu bubatse mu Rwanda uwo muntu yazamo biragoye inkuru twagiye dukora turabizi ko ari zatwambuye ishema n'agaciro kacu ariko mwikomeza gukomeza kugata ahubwo mukumira sibyo Mutesi na Kamarade iyo gahunda ntayirimo ko nge mbizi neza ko igikotoro apana amavuta yo mu mutwe cyangwa ku mubiri bisanzwe no gikotoro Mutesi asiga mu ntoki Kamarade ntago yayigondera kugeza ubwo Mutesi afata initiative yo kuba yakinjiza Kamarade mu gitanda cye uzamubwire ngo n'abatari wowe azaze ngiye mu rutonde rw'abagabo bifite bagerageje byananiranye bafite amavigo bagendamo bafite amakampani bahagarariye Mutesi mutanazi mwebwe mutekereza nk'umugore w'ikigoryi Mutesi wo kuri kamera atandukanye na Mutesi wiwe mu rugo uziko mutanamuzi mbibonye atandukanye nande wo mu maguru ya Mutesi se siko nta n'ubwenge munagira abantu barigerere fresher se nkubaze iriya produit igura amafaranga 5 kuyishiramo ni 1000 nangahe ubwo subwo muba muri mu biki ariya nagurira Sharon ibiraha umukobwa wanjye ntiyanamuhaza mu biraha none se okay si tugiye mu mibare igura 5 kuyishiramo ni 1000 uriya mucongo ni 1000 bibare wendi kukubwira bara icyo ntashaka umva icyo ntashaka wese niba ari Islam Jesus niba ari ibiki please ntago nshaka umuntu nkura mu murongo ungarura hirya iriya ngo nge kutaburura ibyo twatabye no niba ukeneye amatiku wamagara abanyamatiku bene wanyu muyakorane umurongo ndimo n'uyu nguyu urumva neza Kamarade ubwe abizi neza sibyo ko amashuka ye yanyotse ku birenge hamwe urambiriza ibyo abizi neza urumva Kamarade abizi neza ko ahantu yiyogosheshereza yishyura inota y'1000 genda gake kiripa zone yarahinduye se okay ntacyo ni 5 sibyo 5 abayatendetse abakobwa bangana n'ibihumbi 5 ahakane kuwa tereta tamubipa umukobwa akaba ari uhamagara urumva tugaruka hanga uyu mwanya kugira ngo Kamarade yigondera ituri imwe yo mu maguru ya Mutesi ntago yabishobora kandi ukuntu kuri ndi kubabwira urumva neza ukuntu kuri ndimo mbaha ahubwo icyo nemera jewe your test mind bitewe n'intego umwe muri bo afite
reka mbabwire abagore mubona kuri kamera, abagore bose mwabonye kuri social media, nta mugore uri umugabo wo hirya utagaragara kuri kamera mwaryamana, ibyo sina nabitindaho. Ariko kumbwira ngo umugore w'umu-YouTuber yaryamanye n'umugabo w'umu-YouTuber, abantu babitwandikira muri comment baba YouTuber, ntabwo bikunda. Ngo birakomeye cyane. Birakomeye cyane. Abazi neza kuzahita umutima imihanda. Ukamwerekana bakamumenya. Ntabwo rero icyo kintu cyabayeho. Atareka nibariza. Iki? Bageze ku rwego rwo kubajyanye icyizere na kamarade. Oya, no. Ibyo biratandukanye. Ko tewiga ko kamarade risoma mbike wa Mutesi. Umva nkubwire kamarade na Mutesi. Kamarade ntabwo andusha kumenya amabanga kubasoma mbike wa Mutesi ya Mutesi. Turukumvikana. Akavuga ko kamarade ari umwana wenyine wagiye mu rugo. Okay, niba ari ibyo ushaka kuvuga, Mutesi aryama ku gitanda cya Ribuyu na matera ya Tanzania ya Rasoro. Urumva neza? Nawe wageze. Hanyuma hari tapi y'umutuku. Mu cyumba. Genda gake. Andi makuru. No. Ndagira ngo nkwereke ko mpazi. Ariko hagati aho ngewe. Yego? Kuba yambwira ati genda mu cyumba muhungu wanjye unzanire telefone size kuri tiriwari. Ibyo bitandukanye no kuryamana nande. Yagutumye telefone mu cyumba cye. Just. Nk'umuki we. Ya Samsung. Urumva? Hanyuma ibingibi bitandukanye. Kuko isanzuraho umubyeyi akagutuma ntabwo bisobanura ko yarakeneye ko muryamana. Nzi abagabo bakomeye muri iki gihugu, ngewe nzi bakomeye, by'umwihariko b'abanyamadini noneho biyubashye s'il vous plaît. Mutesi yagiye yimigitsina. Okay. Akananyereka n'amamesage. Mbwira ati muhungu wanjye sengera dore urugamba ndi kurwana. Nanamushimire niba yarafashe icyemezo cyo gushaka, ashatse birangire. Ako gasuzuguro nako gacike. Kamarade ntakabeshye. Okay. Buriya yabikoze kugira ngo amubabaze, anatwike. Cyane ko bari banabipangiye mu Kiyovu kuri 3D. Iriya hoteli yo mu Kiyovu hariya ni Serenity Hotel, Great Hotel. Erega amakuru yose tuba tuyafite. Kubera ko twamaze kumenyekana, wowe ugira ngo uri kugenda uri normal nta muntu wakubonye, ukajya kubona umuntu ati do uribuka mukorera ibiganiro kunuza hariya Kabeza kuri iriya hoteli ni kuri Hotel Tech. Urabyibuka? Mu ntambara yanjye na Ezekiel na ba Karosi nabandi. Waba ubyibuka na ba Justin na ba Korode. Ubu se ko umuntu yafashe video arayima arayinyoherereza, arambwira ati dore babagabo, arampamagara arambwira ngo ubu tuvugana tubakorera iki? Sibwo babaciye kuri la hoteli. Ntibazakubeshye ugira ngo uri wenyine urisanzuye, ariko ntukamenye uwakubonye. Nigeze kuba ndi Kayonza nitemberera, ngiye kubona mbona umuntu ampaye video yanjye ndi muri gare ya Kayonza, arambwira ati nagiraga ngo nkwereka ko tuba tubakurikirana. Urumva? Kamarade ntabeshye. Ejo bundi ntago naberetse video hano y'umwe mu bagore bibikonyozi hano kuri kamera, bigize abahatari ko bubatse umunwa bazi no kuvuga, ari kumwe n'umuhanzi we mu rugo. Ntago nabiberetse. Ubwo se mutekereza ko Kamara bro uraciriritse mu gusebanya nimukabeshye. Hanyuma Theo ngana ku musozo niki uri bubwire Mutesi wibereye mu kwabuki n'umugabo we muri Dubai, niki uri bubwire Asiya nyuma yo kwakira Pastor Claude mu rugo iwe? Asiya we yihangane, aze kwihanganira ibiza gukurikiraho. Asiya kankoresha ikinyarwanda twamurwanyeho. Tangazamakuru ryaramukavarinze. Iyo rimusesengura ryajyaga kumukubita hasi. Uko nukuri kuzuye. Mumbwire niba mbeshye. Oya nibyo. Twaramwubatse none yakuyeho urugi. Urugi yakuyeho rero aze kwihanganira ibiza gukurikiraho. Ubu no kuvuga ngo inkuru ya Mutesi irarangiye. Episode ikurikiyeho ni yande.
ni yasiya na ni Claude. yasiya kuko Claude agiye kuza ati ngewe niviriyeyo hanyuma abanyamakuru babonereho bafatireho Claude yahimba ibyo bavuganye n'ibyo batavuganye ibyo ntibitureba twe tuzagarura wumve za video no kumasa tuzamenya impamvu yo kumasa byanze bikunze hazaziramo n'ibindi kandi tutari duha aya makuru haravuga ko ngo hari amakuru haravuga ko urango kwa Steven Ngasiya ngo yamaze imitsi ngenga yibereye kandi ayo makuru nituyatoza neza igihe tuze kumenya ibyayo yakinguriraga Claude se ntagamuze yaramwibagiwe mbisa nitahire ndagushimiye sawa mugubwe neza hanyuma Mutesi ni yubake ibintu byo gukomeza kujwajwata mu bagabo kandi ari umuntu mukuru arekera aho ngaho bagira urugo rwiza bagira honeymoon nziza ariko kandi kagiwa mugarura murakoze